akazigera ashira imbaraga turagushimiye ukomeje kubohora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Rakatile boshataya boza redesia bosande keriabo. Igihe cyo kwamamara k'ubutumwa bwiza, iki nicyo gihe cyo kwamamara k'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Iki nicyo gihe cyo kwamamara k'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndi kumwe Holy Spirit arimo kumbwira ati nawe abantu bose iki nicyo gihe cyo kugira ngo abantu bamenye ubutumwa bwiza. Kandi noneho abantu batari bumva ubutumwa bwiza nibo benshi. Abantu batarumva ubutumwa bwiza nibo benshi. Ukurikije igihe gishize cy'ubuyobe bw'abantu, abantu barimo kuyoba, nicyo gihe gishize kinini. Ariko iki gihe nicyo cyo gihe cyo kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare. Yego akarengane ntago kabura mu butumwa bwiza, ariko igihe cy'ubutumwa bwiza, igihe abantu bazamenyera ubutumwa bwiza, igihe abantu bazamenyera ubutumwa bwiza bakamenya ko ubutumwa bwiza aricyo kintu cya mbere cyakagombye kuvugwa no kwamamara ahantu hose, abantu bazashima Imana kuruta ibindi byose byabahuzaga byo kumva ko bagomba kurwanira gushaka Imana, byo kumva bagomba gushaka Imana. Kuko urebye ubuyobe bw'abantu natwe aribwo twavuyemo. Iki rero ntago ari igihe cyo guceceka, ntago ari igihe cyo gucecekana ubutumwa bwiza.
iki ntabwo ari igihe cyo gucecekana ubutumwa bwiza. Ndabizi neza ko mwese nubwo muri hano hari bene wanyu mufite, bari inshuti zanyu mufite bataramenya icyo ubutumwa bwiza icyo ari cyo. Hari benshi b'iwacu dufite bataramenya ubutumwa bwiza, icyo ari cyo, kandi birirwa mu nsengero bafite amazina akomeye mu nsengero, ariko ubutumwa bwiza no kumva ko nyine iyo utanze amafaranga ariho wakira byinshi. Abantu bo bari mu gutanga no kwakira gusa, ngo ni ugutanga no kwakira, aribwo buyobe. Ariko ijambo ry'Imana niryo rizima. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ni rizima. Niryo rizima. Papa Fred nijoro yavuze, Mana yanjye, Papa Fred yavugaga nijoro numva ikiniga kiranyishe, ndavuga nti mwoka byarame, ndebye ubuyobe bw'abantu nanjye narebaga nkabona abantu, nkumva abantu nyine barakomeye bitewe n'ibyo bigisha, nkumva barakomeye kubera ko bazi gutondekanya amagambo, bazi gutondekanya neza inkuru ko zikurikiranya, bazi kuzitondekanya, nkumva ko uwo muntu ari ukomeye. Ariko nyuma naje guhindukira kureba, naje gusanga ndavuga nti Mana n'isi n'ijoro, ibi ngibi byageze umuntu hehe? Umuntu yamenyera agakiza hehe muri izi nkuru? Ariko Imana ishimwe cyane, kuko iki ni igihe cyo kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare. Ubutumwa bwiza, Pawulo avuze ngo ubutumwa bwiza niba umukoze isoni, nta nubwo ubutumwa bwiza burya bukoze isoni. Kubwira umuntu ko yabahowe se biteye isoni kuruta kumubwira ngo amafaranga ngo ndajya kuza. Uzi ko waburaga ahubwo naho hera ubwira umuntu, ukabura naho hera ubwira umuntu ngo ngwino nkujyane gusenga, ko yumvaga ko mu rusengero ikimujyana nyine umuntu ujya gusenga ari w'umukristo. Ariko tumaze kumenya ko Imana itaba mu nsengero, ahubwo ituye muri twebwe, ibyo nicyo kintu cya mbere twakagombye kubwira abantu, ndetse abantu bakakishimira, bagaserebretinga, bakumva ko ahantu hose Imana ibumba. Imana atari yo mu misozi. Hari umuntu wambwiye ngo ubuse ngo ubungubu Imana yakumva, ngo ngiye ngo nyangira ubunebwe ngo sinshobora kwiyiriza, ngo ubuse ngo nasenga gute ngo kandi ngiye ntashobora kwiyiriza, ngo ngiye inzara inyicira, ngo niyo mpamvu gusenga ntajya nsenga. Ibaze impamvu atajya asenga. Bamubwiye ko gusenga kwiza ari uko Imana yumva ari uko yiyirije ubusa, ariko ntago ari byo. Uwo muntu numubwira inkuru nziza ukamubwira ngo oya, numubwira ngo oya ntago ariko bimeze, uwo muntu azanezerwa kuruta kwa kundi nyine yumvaga ari umutwaro ukomeye. Hari umuntu watinyaga, hari abantu nzi njyewe batinyaga kujya mu rusengero ngo kubera ukuntu ngo meze, ngo ubuse ngo ukuntu nza ngo ubu najya mu rusengero, ngo ubu nakwicara hehe, ngo ubu mu rusengero ngo ngiye hari ngo nta nubwo banyemerera kujya mu rusengero, ngo ni dread mfite ngo bakanyemerera kujya mu rusengero, ngo ngiye n'ukuntu mfumuye amatwi se ngo urumva najya mu rusengero. Ukumva ibyo ngibyo nibyo bimubuza gusenga. Ariko nago mu rusengero ariho tubonera Imana. Imana ituye muri twebwe. Numubwira inkuru nziza ukamubwira ko Imana itagituye mu nsengero, ituye muri we. Iki shaka ari we nawe, communication shaka relationship hagati ye nawe, atari relationship y'itorero hamwe nawe, azabyumva kandi azanezererwa. Inkuru nziza Yesu Kristo iraryoshye. Imana ishimwe cyane. Reka nakire Hope, agiye kudufasha mu kumva ijambo ry'Imana mu ndirimbo. Imana imuhezagire. Hope nakwakiriye. Imana ishimwe cyane. Haleluya, uri nyembabazi, reka isi yose iririmbe rwa rukundo wadukunze, waritanze kubw'ibyaha byacu, ntabwo rwose tugifite, Mwami Yesu waratsinze. Amaraso yawe yadukuye mu mwijima dushyira mu mucyo, none ubu tugenda tudafite ubwoba,
kubw'intsinzi yawe Yesu. Amaraso yawe yadukuye mu mwijima dushyira mu mucyo, none ubu tugenda tudafite ubwoba kubw'intsinzi yawe Yesu. Aiwe haleluya, uri nyembabazi, reka isi yose iririmbe rwa rukundo wadukunze. Ai waritanze kubw'ibyaha byacu, ntabwo rwose tugifite, mwami Yesu waratsinze. Ntabwo namba tugifite, mwami Yesu warakoze. Ntabwo rwose tugifite, mwami Yesu waratsinze. Haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Uri umugisha Hope, uri umugisha. Ntabwo Kristo yaratsinze. Imana ishimye cyane. Ndashaka kugira ngo rero tuze guhita tujya mu mwanya kumva ijambo ry'Imana. Mwakomeje kubona ndi kuvuga cyane, ariko umwigisha w'uyu munsi niwe wabinsabye, ngaraho ngo ntago afite byinshi byo kwigisha, ngo arivugira utuntu dukeya. Faustin ndabivuze, yambwiye ngo uyu munsi ngo iminota ngo 20 ngira bihagije. Ariko Imana ishimwe cyane. Reka dushyire microphone yacu dusengane, twese dusengane Imana, then tumara gusenga araza gukomeza n'umwanya w'ijambo ry'Imana. Mwabishoboye turashyiraho microphone. Data mu izina rya Yesu Kristo ijambo ryawe ari rizima Kristo mwiza, tugushimiye kubw'amasaha meza n'umugisha tugizeho kuba twaje kumva ijambo ryawe uhimbazwe. Turagushimiye ko abana bawe turi hamwe, turi kuvuga urukundo rwawe, turi kuvuga ubwiza bwawe. Turagushimiye ko waneshije isi, turagushimiye ko ubutware bwose wabushyize munsi y'ibirenge byawe, maze ubwiza bwose ukabushyira muri twebwe. Turagushimiye Rekashara Rekavaramando Kentaria Yerabashakavarabo Rekotekesharamando Kentaria Rekovakasharamando Kentarabo Yerabashakavaramo Rekotekesharamando Kentavanabo Rekovakasharamando Kentarabo Rekariemando Kentanamando Rekotekesharabo Yerevaimando Kentarabo Rekavakashavarabo Rekirimando Kentaria Yerabashakavarabo Rekotekesharamando Rekavaramando Kentarabo Yerevaimando Kentaria Rekotekesharamando Kentarabo Yerabashakavarabo Rekavakasharamando Rekirimando kandi rikadukomeza kuduhereza ubwiza turagushimiye mwami, icyubahiro n'ikuzo n'ibintu byawe. Holy Spirit turagushimiye ko ari muri twebwe,
kandi tugushimiye ko ari mu muntu ugiye kuvuga ijambo ryawe, tugushimiye ku bwiza tugiye kongera kwakira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen, amen. Woman of God, turakwakiriye. You are welcome and we are ready to be imparted by you. You are welcome. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye ko tugiye kuganira mu by'ukuri nk'uko Peace yabivuze rwose, ntabwo ari byinshi turi buvugeho, turigana ku ijambo ry'Imana ubundi dusenge. Yego, kuri timu y'uyu munsi byavugaga gusenga, playing in dominion of finished work in Christ, gusengera mu mbaraga se cyangwa gusengera mu bushobozi, mu butware bw'ibyarangiye muri Kristo Yesu. Amen. Peace wagira ngo twari turi kumwe cyangwa se wagira ngo twateguranye, but the spirit we have is the same. Niyo mpamvu nashidikanya rwose ko ubwo ibyo nafiringaga nibyo nawe yari arimo gufiringa. Haleluya. Tumaze iminsi twiga ku gusenga, twiga ku bintu byo gusenga, isezerano rya kera, isezerano rishya. Twizemo byinshi, mboneraho n'umwanya wo gushimira abayobozi b'ino platform kubwo gutegura ibi byumweru byose bingana gutya. Mu by'ukuri hari abantu dukeka ko gusenga ari ukujya kuvuga nyine kuri abantu bavuga gusenga se, harimo abumva ko ari ukuba yasakoje, harimo abumva ko ari ukuba yavuze ishapure, harimo abandi bafite ukundi kuntu babyumva, ariko there is something behind y'amagambo umuntu aba yavuze. There is something behind y'ibyo umuntu aba ari kwatura cyangwa se y'ibyo umuntu aba ari kuvuga. Haleluya. Ndashima Imana rero ko tumaze iminsi twiga ku gusenga, kandi hari icyo maze gukuramo kinini pe, biranakomeje. Ndashima Imana. Tudatinze reka dutangire. Twabonye ko akenshi mu isezerano rya kera, kadutangire mu isezerano rya kera, ni playing nyine mu isezerano rya kera versus new covenant. Muri old covenant ibintu byose byabaga biri about obedience, byabaga biri mu kubaha Imana, cyangwa se urakora iki kugira ngo uhabwe iki, biragenda gutya kugira ngo ubone gutya. Mbese nugira disobedient ntabwo ura receiving icyo wagombaga kureceiving. Ariko muri mu isezerano rishya tubona ko ntabwo bikira ayo mategeko, ngo nutagira kubahiriza ayo mategeko, nutagira obedience kuri ayo mategeko, ntabwo uri bubone ikintu, nta kintu na kimwe uri receiving. Muri new covenant ubwo it's about grace and faith. Hallelujah. It's about grace and faith. Ibyo ngibyo bibiri, grace yo available, wowe just you have faith. Amen. Hari ingero dufite z'abantu bo muri mu isezerano rya kera bagiye bagira disobedience, cyangwa se batagiye bubahiriza amategeko, cyangwa se oda zabaga zashyizweho, cyangwa imihango y'idini yabaga ihari, cyangwa uko ibintu byabaga bisetinze, ugasanga bafesinze ingaruka cyangwa se challenges zirabaziye. Wahera na mbere kuri Adamu na Eva. Adamu na Eva nibo bantu ba mbere bafesinze ingaruka za disobedience, zo kutagira obedience. Niba Imana yarababwiye ngo nimurya kuri iki giti no gupfa muzapfa. Haleluya. Ubwo dede bakiriyeho urupfu niwo munsi rwaziye, niwo munsi abantu batangira gupfa, abantu batangira kurwara, abantu batangira kwicana, hazaho ibintu byose nyine bindi bibi bitari biri mu isi. Haleluya. Ariko ibyo byose n'ubundi biganisha ku rupfu. Ni icyaha nyine, icyaha kiganisha ku rupfu, nta kindi. Nicyo kintu cyabaye. Abo bantu nibo ba mbere na mbere, sinzi nk'uko tuvuga ngo imfura yo kuzuka ni Kristo, n'imfura z'abantu bafesinze challenge, nako bafesinze ingaruka za disobedience, Adam and Eve. Nibo bantu ba mbere, nibo bazanye icyo cyaha kizana urupfu, bizana n'ibindi bintu byose. Haleluya. Undi muntu, ni ingero nyinshi zigiye zihari. Umugore wa Loti, muka Loti, barababwiye mugende muve Sodoma n'i Gomora ntihagire n'umwe uhindukira, baragenda. Umugore women's
aragenda bageze imbere ati ariko ndumva nshaka kwihindukira, arareba arahindukira, ahita ako kanya ahinduka inkingi y'umunyu, disobedient nyine ahita abona ingaruka direct, bita ahita yumira aho ngaho arasigara. Haleluya. Ukabonamo Mose, yongeze kuri Mose ubwo ibindi turasoma umuntu ufite Bible hafi yagiye atudoropinga imirongo muri Exodus 17:6 mu kuva 17:6, kuva 17:6 aravuga ngo ahangaha Abisirayeli bari babuze amazi, bari gusaba amazi. Uwiteka ngo maze Uwiteka abwira Mose ati nyura imbere y'abantu ujyane bamwe bakuru b'Abisirayeli, witwaze inkoni wakubitishije rwa ruzi, ugende nanjye ndagaragara imbere yawe, hariya ku gitare cy'i Horebu. Ukubita icyo gitare amazi aravamo, abantu bamwe. Mose abigenza atyo imbere y'abakuru n'Abisirayeli. Haleluya. Iyo twongeye gusoma nanone kuri kuva nako kubara igice cya 20 umurongo wa 7 kugera kwa 12. Kubara igice cya 20 umurongo wa 7 kugera kwa 12. Aravuga ngo 7, haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati enda nkoni wowe na Aroni mwene so mutera iteraniro, mubwirire igitare mu maso yabo kivusha amazi yacyo, ubakurira amazi muri icyo gitare, abe ariko iteraniro n'amatungo yabo amazi yo kunywa. Iyo nkoni ayikubita iyo nkoni ayikuye imbere y'Uwiteka uko yamutegetse. Mose na Aroni bateraniriza iteraniro imbere y'icyo gitare. Mose arababwira ati nimwumve mwemwe, muri iki gitare twakuramo amazi. Mose amanika ukuboko akubita icyo gitare inkoni ye kabiri, kivusha amazi menshi, iteraniro riranywa ryuhira amatungo yaryo. Uwiteka Mose kuko mutanyizeye ngo mwerekanire kwera kwanjye mu maso y'Abisirayeli, ntimuzajyanira iteraniro mu gihugu mbaye. Haleluya. Turi ku about disobedience. Byano Mose Imana yaramubwiye ngo ubwire icyo gitare, ntabwo ngo ukubite. Haleluya. Ariko abantu iteka bahorana, cyangwa se abantu nk'uko Pisi yabivuze, abantu bamenye mindset yo kuvuga ngo ahari nanjye biransaba kugira icyo nkora, ahari nanjye biransaba gushyiraho imbaraga zanjye. Imana nababwiye ngo ubwire icyo gitare, ubabwire icyo gitare mu maso y'Abisirayeli, ubwire icyo gitare kibaha amazi. Mose aragenda n'umujinya mwinshi yikubitira. Haleluya. Imana itabwira ati ntabwo niri iteraniro mu gihugu cy'isezerano, ntabwo yagezeyo pe. Turaza kubibona neza ukuntu iki gitare nyine cyashushanyaga Kristo. Turabizi niba Imana yaramubwiye kuva Mose akubitira, niba byaramubwiye muri mu gice cya 17 ukubiteho rimwe akikubitira inshuro zingahe? Urumva habayemo disobedience, habayemo gushaka gushyiramo human effort, gushyiramo imirimo, gushyiramo bya bindi byanezeza Imana, gushyiramo bya bindi ahari grace, ahari Kristo ntahagije, ahari ubuntu ahari reka nanjye hejuru ya Kristo, hejuru
byose Imana yatanze nanjye nshyire hakanjye. Abakorinto ba mbere 10:10 agaragaza ukuntu iki gitare cyari Kristo, avuga ngo kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga kandi icyo gitare Kristo. Icyo gitare bahuye nacyo mu kuva mu gice cya 17 barongera mu kubara mu gice cya 20 barongera bahora nacyo icyo gitare ngo cyari Kristo. Ntago uyu munsi babone kumwe ngejo ntime muri kumwe, ntago umunsi yagiye ngejo wongera ujye kumushaka, ahubwo bo ntago aso yabarukaga ngo babone ko uwo nguwo ni Kristo available igihe cyose. Ntago amaso yawe y'ukwezanga, Papa Frederic yabivuze nimugoroba, ntago amaso y'umwuka yahwezaga ngo babone icyo gitare, babone Kristo, babone kiteka niteka igihe bafite inyota bari Kristo na karahari gari buri saa gari buri munota ngo cyarabakurikiraga ngo kandi icyo gitare cyari Kristo. Haleluya. uko kuntu Imana yamubwiye ngo mukuva mu gice 12 ngo kubita bamwe ngo kubitaho rimwe, byavuga ko Kristo azaba crucified cyangwa azaba rimwe gusa bikaba bihagije. Once and for all, nyine birahagije rimwe gusa. Cyari gishushanyo Kristo azaba crucified for our sins rimwe gusa, uburyo bumwe, umunsi rimwe. Haleluya. Arangije agenda we Mose kubitiraho kavatwe na haza amate haje nyine ntago trusting the process. Avuga ati niyo yarimbwe ngo mwita abandi mwashobora ko ari kuza utuzi ku munsi, reka wenda nkubitaho kabiri wenda ariho tumaze icyumweru. Urumva yagerageje gushyiramo imbaraga, niba ari azapfa rimwe gusa rikaba rihaje. Nawe ubwo akavuga ati nubwo Kristo ariko nkeneye kwibabaza, ariko ndacyakeneye kongera gukora amasengesho yo kwiyeza, ariko ndacyakeneye kujya mu ibitambo, ariko nkeneye kujya gukora bya bindi byose, ndacyakeneye kujya gushaka balance, ndacyakeneye kujya ahandi hose ama offerings kugira ngo ngikuveho ngibyaye byose bikuveho. Bako nubwo iryo rimwe nda Kristo rihari, ariko hari ikindi nawe gukora. Haleluya. Byerekana obedience hano Moses yagize. Hano byari ibintu nyine bigaragaza ni Kristo azapfa rimwe, abantu hari igihe nabo bashaka gushyira ibintu byabo bindi byo kuruhande. Haleluya. Hano mu kubara Mose yari kuvuga kubwira icyo gitabo bikabaha amazi ni ubuzima. Amazi ni mwuka wera. Niho bavuga ngo imigezi y'amazi y'ubugingo ngizatemba ngizadudubiza, sibyo? Ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izadudubiza muri mwebwe, yibuka neza uko bivuga. Ariko ayo mazi ngo Kristo yabivugiraga ashingiye kuri mwuka wera wari ugiye kuzaza. Ni ukuvuga ngo ayo mazi yari igishushanyo ayo mazi yari kuva mu gitare, yuko igitare ni Kristo, bwari ubuzima, yari Holy Spirit, yari salvation, yari ikintu everything kizana ubuzima, kizana kubaho, kizana guhembuka, cyongera kuzana ubuzima, cyongera kuzana nyine guhembuka mu bantu bivuye muri Kristo. Ariko niyo mpamvu Imana yambwiye ngo uvuga, niyo mpamvu bivuga ngo kwakira salvation bivuye muri Kristo bisaba kwizeza umutima ukatuza akanwa. Nicyo kintu Mose yagombaga gukora. Yagombaga gutrustinga the process y'Imana, yarangiza akavuga akizera umutima ibyo Imana yamubwiye, akatuza akanwa akavugisha icyo gitare. Haleluya. Nk'uko iyo umuntu kugira ngo yizere Kristo cyangwa se abone ubuzima bushya muri Kristo, abone ubugingo buhoraho muri Kristo, nta kindi akora, yizeza umutima, yarangiza akatuza akanwa, yarangiza akabona kwakira ubuzima buva muri Kristo Yesu. Haleluya. Ariko hari n'undi umeze nka Mose wumva ko hari n'ikindi kintu cyo ku ruhande agomba gukora. Ntago kwizera gusa bihagije, ntago kwatura byagwesha agakiza gute. Hoya, ufite gupayinga price kuri spiritual father wawe, ufite kugenda gutya na gutya, ufite gukora bya bindi byose kugira ngo agakiza nyine ufite kabe kari guaranteed.
akavuga ati nyako mfite bro karakomeye karuta kawe sibyo. Haramo njya numva bavuga ngo uyu munsi ndagafite ariko shangwa njya numva katakaye, njya numva kabuze nkumva byagiye. Ako ngako ni kakandi wakuye mu gukubita kabiri. Niba Imana yaravuze izera uvuge, izera wature. Haleluya. Nta kindi kintu usabwa gukora. Mose nawe nta kindi kintu yagombaga gukora hariya, yagombaga kwizera icyo Imana imubwiye, yarangiza akizerera mu rutare rwo Kristo, akavuga, yarangiza bakakira amazi, Abisirayeli bakakira guhembuka, Abisirayeli bakongera bakakira ubuzima buzima. Ariko ntabwo ariko byagenze. Abantu bakomeje kwigomeka. Aho ni mu isezerano rya kera. Abantu bakomeje kwigomeka, abantu bakomeza kutumvira, kandi icyo bakoraga already bahitaga bafesinga ingaruka. Imana itubabwira ngo ntago muzagirana n'iteraniro muri kiriya gihugu cy'isezerano. Haleluya. Kadusome muri Yohana 7:39 kugeza kuri 37 kugeza kuri 39. John 7:37 kugera kuri 39. Itatu karindwi haravuga ngo Itatu karindwi haravuga ngo nuko ku munsi uheruka iyo minsi mikuru yose, uheruka iyo minsi mikuru ari wo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara aravuga cyane ati, umuntu nagira inyota aze aho ndi anywe. Unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Haleluya. Ibyo yabivuze yerekeje ku Mwuka Wera uw'abamwizera bendaga guhabwa. Ariko ubwo uwo Mwuka yari ataraza, kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza bwiwe. Haleluya. Ngo nuko umuntu wese unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izadudubiza iva mu nda yiwe. Ntabwo ibi ngibi ngabivugiraga kuri Mwuka Wera. Ntabwo yavuze ngo umuntu wese wiyirije cyane, umuntu wese wakoze za process zose idini risaba, umuntu wese wakoze bya bindi byose abantu bavuga, banza ujye ku musozi senga y'iminsi 100 kugira ngo ubone uwo Mwuka Wera. Oya, ahubwo yaravuze ngo it's about faith, it's about having faith in you. Nta kindi kintu bisaba. Ngo umuntu wese unyizera amazi y'ubugingo azadudubiza ava mu nda yiwe. Haleluya. Na Mose nicyo kintu yari akwiye gukora. Ni natwe ubwacu nicyo kintu twakoze turakira. Ni nacyo kintu turi supposed kwigisha mu itorero. Ni ukuvuga ngo ntabwo uri supposed kuvuga ngo banza utange, banza ube ugire gutya na gutya, ukore bino na bino byose kugira ngo uhabwe uwo Mwuka Wera. Oya, ahubwo ni ukuvuga izera Kristo. Numara kwizera Kristo, uwo Mwuka araza. Haleluya. Ni ukuvuga ngo nta kindi bisaba, it's about faith. Haleluya. Mose nawe buriya ariko turashima Imana ko byari shadow yo kugira ngo Kristo azahishurwe, byari shadow yo kugira ngo ubuntu buzaze. Nari ngiye kuvuga ngo buriya kuki Mose atabimenye, ariko hashimwe Kristo ko byavuye mu bicucucucu bikaza muri reality, bikaza mu buzima bwacu, bigahishura Kristo. Haleluya. Ntago miracle water yari supposed kuza bivuye muri effort z'abantu, cyangwa se Umwuka Wera ariyo shusho yari amazi. Ntago yari supposed kuza biciye mu mbaraga z'umuntu kuko yakubise cyane, ahubwo yari supposed kuza by speaking, by faith. Hallelujah. By receiving in faith in Christ. Hallelujah. Amen. cyari ikintu kigomba kuba manifested, cyari ikintu kigomba guhishurwa nyine biciye mu kwizera k'umuntu, biciye muri declaration y'icyo umuntu yavuze. Turi kwiga about dominion. Ntago akenshi bivuga ngo koresha imbaraga nyinshi.
ahubwo niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ku rurimi rwanyu ibintu nk'ibyo ngo ku rurimi rwanyu hariho imbaraga. Haleluya. Bikoreshe, vuga, rema, declare something on your life. Ubivuge nyine, niba ari kuri ku buzima bwawe, niba ari ku itorero, niba ari ku muryango, niba ari uko ushaka ko ibintu bimera. Haleluya. Dominion iri muri Kristo. Abaheburayo 4:10. Abaheburayo 4:10 baravuga ngo kuko uwinjiye mu buruhukiro bwayo nawe aba aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ntabwo noneho iyo ugeze muri ubwo buruhukiro muri Kristo Yesu uba ugifite gukora cyane, ahubwo uba uri mu kiruhuko. Mu kiruhuko icyo ukora ni iki? You receive. Iyo abantu akenshi bagiye ku mavakansi se bagafata umwanya bakagenda muri vakansi ntabwo bakora. Niba yaragiye samuye akajya ku mazi nta kintu akora. Icyo akora just arodaringa, yodaringa ibiryo, yodaringa room service, yodaringa ibintu byose, asohoka ajya hanze, yenjoyinge. Sibyo, umuntu wagiye muri vacation aba ameze neza pe, ajya hakurya na kure y'ibintu byose biri related no gukora, biri related n'akazi. Nanga nicyo Bibiliya n'ijambo ry'Imana ivuga ngo umuntu wese, haleluya, ngo umuntu wese niyinjira mu buruhukiro aba aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Imana yaruhutse imirimo yayo ubwo yatangaga Kristo agapfa, yarangiza ubwo nawe icyo usabwa ni ukwizera byonyine. Ntago bigusaba agenda icyo bagurira arabo njya no bavuga ngo ntago wakwakira utarabanje kugenda gutya. Ngiye koko Mana ngo ubwo se bundi uwo mu Yesu mwakiriye. Ari agace n'ubundi twakoze ahantu muri korali mbamo muri Nyakori, abantu bari kuvuga ngo bavuge ama red flag y'abantu ngo uvuga red flag z'abantu wenda umuntu nabizi nyine avuga arakijijwe nawe urabizi ko yakira Kristo umwami n'umukiza. Uvuga noneho red flags nyine ikintu ufata nka red flag ku mukristo. Bamwe bati uvuga ko Kristo adahagije atari we wenyine dukwiriye. Undi ati uvuga ko ujya kumva ukumva uti Imana narakijijwe ariko maze icyumweru ni mu masengesho yo kwiriza ngo Imana izamu ubugingo, ukagira ngo ubwo bugingo nyine arimo arabeginga, ukumva nyine arimo aratereta. Ukumva undi ati Bibiliya iravuguruzanya, ukumva undi nyine batanga ibintu byinshi pe, kandi wabireba ukabona ni ama red flag agiye nakabije. Amen. N'iyi nayo ni red flag ya mbere ku mukristo. Uvuga uti mu Mana harimo yego ya Kristo ariko nawe ugomba gushyiraho akawe, ugomba gukora, ugomba gushyiraho umwete wawe, ntiwicare, ntuvuge ngo ugende udamarare. Aravuga ngo waragiye ngo uricara ngo uradamarara ngo haguruka. Sibyo, ariko ijambo ry'Imana hano muri Yohana 4:10 baratubwira ngo uwinjiye mu kiruhuko aba aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Haleluya. Muri Kristo rero icyo dukora, we play by dominion. Ntabwo umuntu uri muri vakansi aba abizi ko afite amafaranga ye, aba afite kadi yiwe, arodaringa bikaza. Muri Kristo Yesu dufite Kristo, dufite urutare, dufite Mwuka Wera, dufite Imana Papa, dufite umuvugizi Kristo, dufite Mwuka Wera utunira imirimo myinshi. Icyo dukora, we just order in dominion. Turavuga, declaring ibintu, we speak. Haleluya. Nyine ni TikTok, ni ibintu uvuga, ni ibintu ukora, ariko ukabikorera mu kwizera, ukabikorera mu murimo warangiye ari wo Kristo. Ngo n'Imana yaruhutse imirimo yayo, byararangiye, ntabyo igikora, ntabyo igihirimbanamo, ntabyo igishyashyanamo, nayo ubwayo yararuhutse. Natwe rero ngo niko twinjira mu kiruhuko, ngo niko twinjira mu kiruhuko nk'uko Imana yaruhutse, ahubwo tukakira muri vacation. It's about receiving good things only. Nta bindi bintu biba birimo byo ku ruhande by'ibintu. Uba umeze neza. Haleluya. Mu kiruhuko umuntu aba ameze neza, aba aruhutse, ahubwo ararisivinga mu mbaraga za Kristo. N'Imana yifuzaga ko Abisiraheli baruhuka, ntibafate imbaraga zo gukubita, ntibafate imbaraga zo gutsindagira, ahubwo nabo ngo bajye mu kiruhuko bizere, ahubwo bavuge, badeklare ikintu. Haleluya.
Mana ndashima Kristo kuko ari mvuga ni maybe hatabaho ibi bintu bya dominion yo muri Kristo cyangwa se byo gutsindishirizwa muri Kristo. Abantu sometimes tutagira courage nyinshi, hari abantu bafite ibibaraga kweri, bafite courage, bafite ishyaka. Nk'abantu rero tutaba dufite ishyaka na courage nyinshi, twari kuzajya turisivinga ibintu bikeya cyane. Abashoboye guhirimbana no gukora byose bari kuba badufite mu biganza, ariko turashima Kristo ko yakuyeho iby'imbaraga byose ahubwo akatwinjiriza mu kiruhuko. Haleluya, haleluya. Iyo mvuze ku bintu by'abanebwe PC uranyumva, kwitonda. You are the best. Haleluya. Reka dugaruke nanone, tugaruke kuri theme yacu, dusome iri mu Baheburayo 10:19, nagejeje ku murongo wa 23 kuko nawo nawukunze. Aravuga ngo nuko bene data ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we. Kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana, twegere dufite imitima y'ukuri, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjiriweho gukurwaho kwimenyaho ibibi, n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza y'amazi. Kandi dukomeze, uyu murongo wa 23 abakunze, dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega. Haleluya. Dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko uwasezeranyije ari uwo kwizerwa. Hari abantu batura ibyiringiro bya ubwo nyine icyo wiringira. Niba umuntu wiringira ko utakizwa utatanze seed, arabivuga neje akaza akabivuga, ibyiringiro by'akabinyeganyeza. Ariko n'abafite ibyiringiro by'uko muri Kristo Yesu niho twakirira umwenda ukingirije ahera watabutsemo, ibivuga ngo umubiri we wenyine niwe watwinjije ahera, amaraso ye, imbabazi, grace, ibyo byose wiringira, ibyo byose wizera, izo foundation zawe ufite muri uku gukizwa, nawe ngo hagarara byature. Haleluya. Ngo dukomeze kubyatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko wasezeranyije ari uwo kwizerwa. Uwasezeranyije ko azaharura inzira mu butayu n'uwo kwizerwa. Uwasezeranyije ngo muri umunyu w'isi, muri umucyo w'isi, n'uwo kwizerwa. Sinzi abantu twize primary twese uko turi hano benshi, twiga ku buryo bwo gukonsavinga inyama, twize ku bintu by'umunyu. Twiga ko hari ukuntu iyo bashaka ko inyama ziramba nyine bazisiga umunyu, sibyo, bakazishyira ahantu. Niba uri umunyu w'isi, bivuze ngo you are meant to conserve the word. Niba muri umunyu w'isi, nyine ni kuri, it's your mandate to be high. Ni kumeze, ni kuri muri Kristo Yesu, uri uwo gupreservinga isi, uvuga Kristo, uvuga gospel, ntabwo uri uwo gutya gusa ngo ugende, oya, ahubwo you are the best tool of preservation to this world through preaching the gospel, through preaching the grace. Muri dominion ya Kristo, mu butsinzi bwa Kristo, ngo uwasezeranyije n'uwo kwizerwa. Icyo yasezeranyije niki? Ni nzabaha umwuka wera. Uwo nguwo naza azabagira abagabo, uwo nguwo naza azabashoboza, uwo nguwo naza muzahagurutsa ibirema, uwo nguwo naza muzakandagira inzoka na sikorupiyo, uwo nguwo naza, bya bindi byose yagiye avuga, ibyo ngibyo yasezeranyije ngo nibyo kwizerwa. Nawe rero haguruka muri dominion, ube ko k'umunyu w'isi, ube ko k'umucyo w'isi. Iyo ucanye ahantu hari umwijima, umucyo already hari. Haleluya. Niba rero wasezeranyijwe ibyo byose ari uwo kwizerwa, nzabaha imbaraga, nzagera gutya na gutya, n'uwo kwizerwa. Icyo usabwa, haguruka muri dominion iri muri Kristo Yesu, uvuge ngo uri muri nge aruta uri mu bisi. The greater is he who is in me than who is in the world. Genda uvuge Kristo, genda uvuge gospel. Ntago ino dominion ari cyangwa se
ubu bubasha ubu butware ari ubwo gukoresha gusa usengera famiye yawe, usengera destiny, ibyo ngibyo yego ni byiza, sengera marriage, sengera career, ni byiza nyine, speak over it, ariko biba byiza cyane mu kubikoresha noneho uvuga Kristo, uvuga ubutumwa bwiza, ngo ikibana ishaka nuko abantu bose bamenye ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza buzanira abantu gukizwa, ubutumwa bwiza buzanira abantu ubwenge bwo gukizwa. Haleluya. Niyo dominion yigenderemo. Ari ukuntu abantu ujya wumva wicara ahantu barimo baradibatinga ku bintu ushaka wumva mana biri no sense, ngo hoya ngo Kristo senga ibiki n'ibiki, ngo urabona ngo ariko namwe ngo muravuga ngo Yesu senga, ubundi ngo Yesu ngo yaje ngo ameze gutya ngo buraka cyangwa akamera gutya. Oya, haguruka, stand boldly, uvuge Kristo, uvuge grace. Aho hantu niho ukenewe, aho hantu niho ukenewe kuvuga. Haleluya. Ntabwo ino dominion ari yo gukoresha mu buzima bwacu bwonyine busanzwe, ahubwo tunayifite ku isi. Authority, ntabwo Imana yavuze ngo muri umunyu wa famiye, muri umunyu w'ubuzima bwanyu, ahubwo muri umunyu w'isi. Isi yose ikeneye ijambo ry'Imana. Mutana yahoze abivuga, isi ikeneye kumva Kristo, abantu bakeneye kumva Kristo. Icyo ugomba gukora ni ukugendera muri dominion, mu butsinzi, mu mbaraga ziri muri Kristo Yesu. Haguruka, genda preaching gospel, genda uvuge grace, genda ukiza abarwayi, genda uzura abapfuye, ugenda uwumura impumyi, ugenda uvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo. Abantu babatuke ku bwoba, abantu babatuke ku depression, abantu babatuke ku bintu by'ibikomere abantu bagiye bakura mu macaci, ngo hano nagiye gusengera hano ngo barandya, ngo umupasiteri ngarantuburira. Abantu bafite ibyo bintu byose mana, bagiye mu macaci bumvira ibindi bintu bitari gospel, bararemerewe. Dominion rero ufite wowe niyo kugenda ukavuga ngo mubwire abantu ibyururutse imitima. Ibyururutse imitima ni nta bindi, ni urukundo rwa Kristo, ni imbaraga za Kristo, nabo turi bo muri Kristo Yesu. Ufite dominion yo kubivuga, kandi Kristo uri muri wowe na Mwuka Wera azagushoboza gufata uwo mutima w'uwo muntu. Ntabwo ari wowe, ahubwo Mwuka Wera, kuko uzaba uri kuvuga iby'ukuri, uvuga ibikwiriye. Abantu barahembuka, abantu barongera bakabona ubuzima, y'amazi arongera akadudubiza, akava muri wowe akajya no mu bandi, akajya no mu bandi, isi yose, generation yose, abantu bose bakongera bakakira ubuzima. Haleluya. By the dominion dufite muri Kristo, kubw'imbaraga dufite muri Kristo Yesu, ugakora ibikomeye mu mbaraga ze. Haleluya. Ntabwo bigusaba ibintu byinshi, ahubwo believe, have faith in Christ. Ibintu byose byabaye solved, byose byararangiye. Icyo dusabwa nta kindi, ni ukwatura, ni ukuvuga. Haleluya. Nk'uko nabivuze ku mugani wa Pisi, sinuvuge ibintu byinshi cyane, ariko uko umuntu agenda asoma Bible, agenda ahishurirwa, agenda yongera abona ubundi bwiza bw'Imana, yongera avuga ati ariko uziko ari ukuntu abantu twagiye twiga ibintu mu myaka yashize. Niyo waba utaramaze imyaka myinshi mu kidini, ariko duke wize ufite ukuntu waratuborotse, niba ari muri Ecole de Dimanche, muri Sunday School, niba ari iwanyu muri famiye, niba ari ku church, ufite ukuntu wagiye ubyumva. Ariko nyuma yo kumenya inkuru nziza ya Kristo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, icyo dusabwa ni ugukoresha iyo dominion dufite, tukajya kuvuga gospel. Matayo 28:18 kugera kuri 20. Aravuga ngo nuko Yesu arabegera avugana na bati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindura abantu bose, abantu bo mu mahanga yose, abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Haleluya. Ntabwo yavuze ngo mukimara kumenya ubutumwa bwiza mwicare mujudging abandi. Mukimara kumenya ubutumwa bwiza wicare wumve icyo ugenda ugiye gucreatinga debate. Oya, ahubwo haguruka ugende. Niba Kristo ari muri wowe, Kristo akaba akubwira ati ndi muri wowe, urabizi. Nuko rero
nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Ni nkakubwiye ngo fata ubwo butware, fata iyo dominion, ugende upreaching, ngo nuko rero mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose kuba abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka. Twarabyize tubigisha Grace, twiga ku mubatizo, twarabyize. Haleluya. Ntago ino dominion ugomba kwicara ngo ubeho successful life, ubona abandi bantu bo hanze barimo barastrugglinga, ubona abandi bantu barimo barizerera mu bintu bidakwiriye, mu bintu bitari aligned n'ubutumwa bwiza, ahubwo koresha iyo dominion akubwiye ngo yahawe mu ijuru no mu isi. Uri muri wowe ufite dominion mu isi no mu ijuru, gendera muri izo mbaraga, mu bushobozi bwe, ugenda uvuge ubushobozi bwa Kristo. Kandi muri Mariko 16 bavuga ngo ibitangaza n'ibimenyetso bizabakurikira. Haleluya. Bivuze ngo haba hariho spiritual authority ikuraho imbaraga z'umwijima, ikazana uwo mucyo uri muri wowe ukamurika, ikuraho bya bindi byose umuntu yari azi, hahandi hose umuntu yari arimo agenda atareba, akabakaba ari mu mwijima, haba harimo dominion muri wowe. Haleluya. Hari dominion ibiri mu muntu iyo agenda preachinga grace, preachinga gospel, preachinga ubutumwa bwiza bwa Kristo. Umucyo wa Kristo ugenda utama ahantu hose, impumuro nziza igatama, abantu bakaruhuka, imbaraga ziri muri we zive muri Kristo uri muri we zikaba established. Haleluya. Maze ubwami bw'Imana bukagenga isi, abantu bagahembuka. Amen. Ntago mvuga ibintu byinshi kuko n'ubundi rero amasaha yagiye kandi nshaka ko dusenga, ariko tugiye gusenga. Ndabwira Peace Montana n'ubundi akomerezeho dusenga tuvuga ngo through the dominion we have muri Kristo by faith, dusenge abantu bashira amanga. Sinzi Papa Frederic nimugura yavuze ibintu, navuga ngo yavugiye ibintu nari maze iminsi mbitekerezaho, mbyibazaho. Nyine ari ibintu abantu turi kubura. Yego urabizi uri muri Kristo cyane mwigisha, urabivuga, urabinonosora pe, ariko iyo bigeze mu kuba umucyo w'isi, mu kuba wamunyu w'isi, ngo conserving abandi, ubabere conservation ibabuza kurimbuka, ahubwo ukicara nyine ukavuga uti ubwo babyizera ukwabo nanjye mbyizera ukwanjye. Just ntabwo ari uko biri supposed kumera. Uri supposed guhaguruka mu mbaraga za Kristo, ugahindurira benshi kuba abigishwa, ugahindurira benshi gukizwa, ugatanga umucyo wa Kristo uri muri wowe, ugatanga imbaraga, ugatanga ubuzima through the dominion muri Kristo uri muri wowe, n'umurimo wakozwe warangije kwe. Abantu bakareka kuba bahirimbana, bahinduranya ibyumba by'amasengesho, bahinduranya imisozi, bahinduranya amacaci, bahiga ahantu ngo babona basi ngo uburuhukiro, kandi n'ahandi uburuhukiro buri. Twabonye ko uburuhukiro buri muri Kristo Yesu. Haleluya. Ubwo nibwo butumwa bwiza dukwiye kwamamaza, dukwiye kuvuga ku isi yose. Abantu nyine niba bashaka kuruhuka, ntabwo uzaruhukira kwa apostle kanaka, uzaruhukira muri Kristo. Apostle nawe ubwe aracyafite imirimo ye yo gukora, aracyafite ibyo byo kwigisha, nawe afite imirimo akora. Kuruhuka biragusaba kuba ahantu hari klima nyine yo kuruhuka. Niba ushaka kuruhuka, ajya ahantu hari klima yo kuruhuka, ni muri Kristo. Ni Imana yaruhutse imirimo yayo, nawe niwe uzaruhukira. Niba ushaka rero kujya kuruhukira ku muntu nawe ugifite akazi, abeg urarushye. Niyo mpamvu turi supposed kuvuga ubutumwa bwiza mu mbaraga, mu butsinzi bwa Kristo. Haleluya. Umucyo ukamurika, abantu bakamenya ubutumwa bwiza, ntibibe ibintu twicarana gusa. Peace. Dufashe turangiza dusenge. Yego murakoze. Imana iba muri umugisha. Amen, amen, amen. Urumugisha Faustine, urumugisha, urakoze kuduhezagira. N'ukuri n'abandi twashyiraho mikoro tukamusabira umugisha, tukamubwira ngo urumugisha, kuko natwe turi umugisha kukugira rwose. Urakoze kubw'ijambo ryiza uduhaye. Nk'uko abidusabye, reka dushyireho microphone zacu twongere dusenga n'Imana
kuko igihe turimo nicyo gihe cyo gusengera abantu kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kure, ariko abantu bagomba kugira ubushizi bw'ubwoba nk'uko iri jambo ritubwira. Iri jambo riri kutubwira ngo none ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba twegere ubwoba nibushira abantu bemere kugenda kubwira abantu ubutumwa bwiza, kuko